nongeye kukwifuriza ikaze wowe udahwema kudukurikira ndetse unatwereka yuko ibiganiro byacu bikunyura. Uyu munsi rero umwifurije ikaze nanone wowe ugeze ubwa mbere kuri iyi channel. Nimba utari wakanda subscribe cyondo kabisa aka kanya, ubundi dukomeze uburyohe n'ibiganiro biba biri kubaka abantu benshi nk'uko bagenda babitugaragariza mu makomenti ndetse no mu ma message. Ibi biganiro ugiye ukeneraho uko waduha ibitekerezo wajya ubitwandikira kuri 0788808002 cyangwa se kuri nomero ya muganga ya 0788532327, dore ko anavura n'indwara nyinshi, ari nabyo biganiro tuba tugiye kwibandaho. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiravuga ngo dufite title ivuga ngo inama ku bagabo bashaka kunyaza bikanga n'uburyo wanyaza neza kugira imibonano mpuzabitsina ibashe kunyura umugore akeshi na keshi. Kumunyaza biba fresh kabisa. Iki kiganiro dukoze kidasanzwe, dukoze twifashishije abantu b'ingenzi kandi b'ingeri zitandukanye, tubitewe n'abantu benshi bamaze igihe kinini batwandikira, bamwe batubaza niba koko kunyaza cyangwa kunyara bibaho n'uburyo abagabo bashobora kubikora nabi, bikaba ari bimwe mu bituma abagore babaho batanyara, akaba atanabizi nimba nyara. Bamwe bati kunyara bivugwa mu mibonano mpuzabitsina hari aho bihurira no kunyara inkari zisanzwe. Abandi batese niba ari byiza bakora iki ngo bibabeho. Abo ni bamwe nyine baba baragiye baduhereza ibitekerezo cyangwa se bagira ibyo batubaza. Ubundi umugabo unyaza yirinda ko igitsina cye kigwa, ndetse akamenya neza ubwo ni igihe anyaza akoresha igitsina, kuko hari izindi style zindi zo kunyaza. Akamenya neza igihe umugore we arangiriza, kuko bifasha kumenya nawe ukuntu ari bugenzure umuvuduko we, ndetse akaza no kumenya niba agiye kurangiza mbere y'umugore, bityo akaba yashaka uburyo aba akuyemo igitsina cye gahoro gahoro, agasa n'ukorera inyuma mu rwego rwo kwirinda ko yahita arangiza vuba bikaza kuba bihira, cyangwa se bikaza kubihira umugore we. Mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina rero hajya habaho kunyara biba ku ruhande rw'umugore cyangwa umukobwa, ariko hano ngiye mba mvuga abashakanye, abakobwa bose bindeba. Igihe asohora amavangingo ashyushye aturutse mu myanya myibarukiro ye, bitewe n'uburyohe budasanzwe aba atewe n'uwo bakorana imibonano mpuzabitsina. Ni nayo mpamvu dukangurira abantu bakurikira ibiganiro byacu kwirinda guhereza umwana telefoni, cyangwa se numva tugitangiye uzi yuko uri umwana rwose hita wigendera. Ibi ni iby'abakuru. Ndakeye kuri gukupa kupa rwose uvemo, bino ntago ari ibyawe. Gusa nimba wowe ugejeje imyaka twakomeza ikiganiro cyacu. Iyo umugabo akaba abigiramo uruhare rukomeye, ndavuga nyine ubwo kunyaza, ndetse abagabo bakaba bagomba kumenya neza uburyo bakwitwara muri iki gikorwa n'icyo bakora kugira ngo abagore babo bazane aya mavangingo. Byumvikane ko rero ko kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bitandukanye no kunyara inkari zisanzwe. Ahubwo kiriya gihe uri no gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ushobora no kunyara inkari zisanzwe ngo bikunde, ahubwo ari uburyohe buba bwishi nyine, ntabwo ari ukunyara bisanzwe. Ni uburyohe buba bwishi umugore aba ahawe n'umugabo, bugatuma umukobwa cyangwa umugore asohora amavangingo, bikanatuma ububobere mu gitsina cye burushaho kwiyongera. Kunyara rero bikorwa bite? Inzobere y'umudogiteri wo bita Musa Guiro avuga ko kugira ngo kunyara bibeho bigomba gutegurwa mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse no mu gihe muri kuyikora. Uko bitegurwa rero ni uko mbere y'uko mutangira gukora imibonano mpuzabitsina mugomba kubanza mukabitekerezaho, mukabyishimira, ukishimira uwo mugenzi wawe, patina wawe mugiye kuyikorana. Uyu mudogiteri kandi abuza abagabo guhita bafata igitsina cyabo ngo bahite bagishyira mu cy'abagore,
ko ahubwo hagomba kubanza umwe agakora ku wundi buhoro buhoro, ari byo gutegurana nyine amushimashima gake gake, ari nako ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bwiyongera, mugasomana bikageraho mutangira gukora imibonano mpuzabitsina, ibintu bigenda byikora buhoro buhoro. Mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo umugabo yinjiza igitsina cye cyose mu cy'umugore, ahubwo akigarukiriza ahagana hanze, akajya agikoza kuri rugongo, icyo bita clitoris, buhoro buhoro uzamura akongera akamanura. Icyo gikorwa uko gikomeza kugenda ni nako ububobere ku mugore bwiyongera, bigatuma umugabo aryoherwa cyane, bityo n'umugore akarushaho kuryoherwa, agatangira kurekura amavangingo ashyushye cyane, aricyo twise kunyara. ubwo ni twe y'abanyarwanda nyine niko tubyita, ubwo n'abanyamahanga bafite uko babyita. Umugabo kandi rero unyaza bikanga, agomba gusaba umugore we kumufasha muri iki gikorwa, kuko niwe uba wizi, akamufata mu bice by'umubiri bitandukanye bifasha umugabo kumva uburyohe, urugero nko mu irugu, mu gituza, ndetse no mu mugongo, mu matwi, ibintu nk'ibyo. Ibice umugore agomba kubifatira umugabo we mu gihe bari muri iki gikorwa, kuko bifasha umugabo kunyaza neza. Ni byiza rero ko umugabo amenya ndetse akaniga uburyo anyaza umugore we, ibi bikajyana no kugenzura umuvuduko akoresha, hakumva agize kurangiza akoresha uburyo aba aretseho gato, kugira ngo abashe gufasha umugenzi we cyangwa se umugore we bari gukorana imibonano mpuzabitsina uburyo baza kurangiriza rimwe. Murumvishije rero bagabo namwe bagore, dusoza ikiganiro cyacu, nimba wumva umugabo wawe atabizi ushobora no kubimwigisha, nimba wumvishe ano majwi, ndetse nawe mugabo ushobora, burya hari n'igihe umugore anagutinya, mujye mutinyukana kabisa, mujye mutinyukana, mugire icyo mugeraho. Burya imibonano mpuzabitsina ni ishingiro ry'umuryango, ariko tunabifashijemo no kubahana, gushyigikirana, ndetse no kumva mugenzi wawe umuhaye agaciro. Murakoze, mwari kumwe na Emmanuel Rakarama. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, ni kuri channel mukunda ya Muganga Nathan TV. Naho butaha.